Amagara uri Kigali arangije amwe ati mfite ikibazo iki niki ndangije ndamusengera ndamufasha Imana iragikemura. Ikindi hari undi wampamagaye uri mu Burundi afite ikibazo nawe ndamusengera Imana iragikemura. No mukanya turukuza hari wampamagaye ndangije ndamusengera Imana igira uko ibigenza. Ubwo urukumva ko byunguye iki byo byaranyaguye byungura umuryango gutyo bankura umugisha nanje mbakuraho umugisha. Ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihende cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubushimwa. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho merero hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana amoro nibane namwe kandi abantu bakanze subscribe rwose tukaba turi kugenda tuba umuryango munini. Imana ibaho umugisha. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ntabwo nabura kugusabira umugisha kandi mw'iminsi ndi kumva mfite ijambo rivuga ngo abakunzi ba Concord TV show Imana ibaha abantu b'umumaro. Hari abo twagendanye nabo babaca intege ariko mw'iyi minsi Imana iduha abantu b'umumaro nkuko twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzajya tubazanira abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa, abaririmbyi, abahanzi, abantu bafite ubuhamya bwasa n'abantu imitima n'ubundi nibyo turimo. Ubu turi kumwe n'umushyitsi mwiza ni umuhanuzi sigwa bwa mbere tumwakiye kuri Concord TV show ariko reka tumusabe n'undi yongere yivuge nono ahita dutangiriza n'isengesho ubundi tuvuge imbaraga z'Imana. Ni karibu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Amazina nitwa Maniradukunde Emmanuel ndi umwadeperi ndi umunyamasengesho mfite icyumba cy'amasengesho ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri. Murakoze. Yego. Ekudusengero ganga Imana ze tuyobore. Mana turagushimye tugushimiye neza n'imbabazi izina ryawe nirishimwe. Niwe wemeye kuyu mwanya tuba turi hano izina ryawe nihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo umanuke utuyobore kandi wera wa Isirayeli mutabura ko wabigenza uganze muri kino kiganiro abazagikurikirana nanditse bakacumva. Haleluya haleluya. Uzaba ufite ibibazo Mana azumva iki kiganiro maze umusubize kuko Uwiteka. Twirukanye imbaraga zose za demoni, twirukanye gukora kose k'umwanzi, utinde kwishira hejuru ahubwo tuvuga ibye kuko Uwiteka. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Maniradukunde Emmanuel deruka gukora ikiganiro mu minsi ishize aho twari turi kugikorera hitwa mu Bisate. Tahura n'abantu bari baje pe Imana yamweretse ibyabo barangije barahahurira arabahanurira barashima. Nuwo nguwo rero twongeye kumutumira kuko twabonye ko atabivanze kandi ndabyizeye. Radu Karame niryo nkunda gukoresha ntaribi Radu niryo nkunda gukoresha pe kurambura bijya bimvuna nyuma yuko dutandukanye. Amakuru ni meza, akazi ka boss kameze gake kari kugenda neza cyane. Ikimenyetso siko ndi kubona nta kibazo ibintu biri kugenda neza. Iracavugana natwe, iracaduhamagara, iracatugira icizere kandi iracadutuma. Yego. Nyuma akenshi twaravuze ngo wakundaga kubwiriza mu murenge wa Cyanika aho utuye. Imana akugira neza wigeze unyandikira ngo ugiye kubwiriza kumuhoza ku rurembo numva wishimye cyane. Ariko ikiganiro twakoze cyaribwe n'abantu bari ku isi yose. Nyuma yaho wabyakiriye ute?
nyuma yaho nabyakiye neza kuko telefone nyinshi zarampamagaye abari hanze abari mu Rwanda abari Tanzania abari muri Amerika hari n'uwampamagaye uri mu Rushinwa tunanirwa kuvugana na ndetse n'abari muri Mozambique nuko turasengana Imana kandi bigenza neza iturinda kumwara pe kujya radu nkunda ibimenyetso pe nkunda ibimenyetso ugiye kumbwira nibura nk'abantu 5 baguhamaga ega tuvuga ngo tumenye ngo ese kugutumira ukaza ukicara ngaha tukaganira byunguye iki societe nidusanga nta kintu biri kungura societe tuzabireke ariko nidusanga bihari nubundi tubikomeze ugiye kumbwira pe nk'abantu 5 mutari muziranye mwamenyaniye hano baguhamagaye ukabasengera ntabwo ratubwira uko byari bimeze neza nyine kuko ntabwo tugomba kumena ibanga ry'akazi mwima kuravuga uziga ariko nebora utanga ibimenyetso no kuvuga ngo nahamagawe n'abantu benshi batandukanye mpamagarwa n'abari mu Rwanda ndetse n'abatari mu Rwanda ndakeka ko hari umusirikare mpamagara uri muri Mozambique turangije turasengana yari afite ikibazo Imana igikomozaho hari icyo yakemuye afite ibyifuzo 3 kimwe iragikemura ikindi cya kabiri Imana yampuje n'abanyakigali kuko kuva handi cyagiye twe turi gusengera nise nja kuvuga ubutumwa i Kigali bitewe n'abantu nahure bampamagaye kuri YouTube ati twabonye nomero yawe ikindi hari undi mu mama wampamagaye uri Kigali arangije amwe ati mfite ikibazo iki niki ndangije ndamusengera ndamufasha Imana iragikemura ikindi hari undi wampamagaye uri mu Burundi afite ikibazo nawe ndamusengera Imana iragikemura n'umukanya turukuza hari wampamagaye ndangije ndamusengera Imana igira uko ibigenza ubwo rukumva ko byunguye iki byo byaranyaguye byungura umuryango gutyo bankuraho umugisha nanje mbakuraho umugisha Imana ishimwe uri mu bantu bangoye ndi kugutumira urambwanga ugiye kuzabanza ubaza Imana ngo ikwemere kujya kuri YouTube yaranyemereye bimake waje ari muri gahunda yaje naje ari muri gahunda y'Imana kuko hari abantu benshi Imana iravuze ngo nzaguza nabo yego ubu turahura tukavugana kuri telefone kuri WhatsApp tugahamagarana bakampamagara nkabamagara tugasengana mbese umurimo wa data ukaguka ubu muri make ndi kuvuga ubutumwa hanze ndi mu Rwanda yego sezerano ryarasohoye niyo ngo nzakujana hanze ndi kuvuga ubutumwa ndi hehe ndi mu Rwanda ejo bundi kubera ko Imana yaravuze ngo nzakujana hanze ejo ndi nenda ahantu ku kibuga c'indege ahantu bitaga mu Giporoso yego nagiye kuvuga ubutumwa kandi abantu bari bampamagaye bari bambonye hehe kuri TV yego mvuga Imana iranshigikira ibana nanjye tuba nishuti pe yego cyane ubwo abandi bakuvanga umuntu wagiye kuri YouTube aba yaguye urababwira iki nta kugwa kuko cyamirisho turacamamaza umurimo wa data yego turacama niba ari umuntu nanje utarabikundaga nanje ndimo ariko ndikumva ahubwo wasanga ari gihe isezerano ry'Imana ryasohoye nzakugira neza nzakwamamaza nzagutabara nzakora iki ubwo niyanza y'Imana yakoze iki yasohoye nubwo wari kubanza wabyanga nje nari nzi iki kurimo cyane nje nzi iki kurimo kandi bajya bavuga mu inshuti gusiga indi nkavuga nti nanjye niba twarasenganye ukampanurira kandi bigasohora ni gute ngiye nabihisha isi yose ahubwo nabibwiye isi noneho n'abandi bakakugiraho umugisha nk'uwo nakugiriyeho niyo mpamvu nagushakishije uruhinde ubwo rero byaremeye Imana ishimwe pe cyane komeza ukore uri kubona se abantu be kuguhamagara ibibazo be kuba abenshi ukubona bafite nibi arafite ibibazo by'uburwayi abafite ibibazo by'amadeni hari abafite ibibazo bikaze bese ni ibintu bikaze kuko abantu bakeneye ubutumwa abantu bakeneye ijambo ubu turi kuvuga ijambo twibereye hano ariko abantu bakadukurikirana barangiza bagafashwa bakanaduhamagara ati mwakoze Imana ibaha umugisha dukomerezaho abo kugira inama tukabagira inama abo kubabwira mwihangane bakihangana abo guhanura tukabahanurira abo gusengera tukabasengera nuko banumva binshimishije pe numva nanjye binshimishije burya iyo watekereje ikintu umushinga arangiza ukumva hari abantu bari kuwugiraho umugisha abuzi n'abutazi burya nanjye numva ari inyungu cyane wowe icyo ukora n'ubundi ujya ukomeza ushaka amamega ube online icyo c'Imana yarakivivuye jya ukomeza ushaka amamega ube online
Rado nzumva hari uguhamagara ukavuga ngo banze unyohereze amamega tuzabi ntabishoboka pe. nzi ko mu bushobozi Imana yaguhaye pe aho yagukuye ndahazi urahazi. ntabwo wenda kubura 3,000 byo kugura amamega y'ukwezi. ari amamega ari na tiki, ibyo byo Imana arakivivuza. Turaziranye pe turaziranye cyane. n'uwo izaguhata tijya kumusengera nzi kutazabura tiki, niba yiguha uzayakira pe. Ariko hari ushobora kukubwira tumva ntabara nakagombye kugutegera, ariko n'ubu nge n'abana banjye tugiye kuryama nta kintu dufite cyo kurya. Muvandi nutajyayo oya turabafasha kuko ejo bundi yego hari abamama bahana i Musanze baraje kuko bari bankurikiranye kuri YouTube, baraza barangije kuza turasenga sengerano ku mudiyakoni, turangije tugira ibihe byiza, ndangije ndabarisha, ndangije ndanabategera basubira hehe, basubira mu rugo. Yego ubwo rero ikintu c'amafaranga nubwo atari menshi ariko Imana rukundo yakoze iki yaturosheyeho. Ntabwo ndi kuvuga ngo usahura urugo rwawe sibyo ngo urujyane mu ivuga butumwa, ariko nanone pe hari abantu rwose umuntu akaguhamagara ugahita wumva ko icyo ashyize imbere nyine ari amafaranga atari ivuga butumwa. Kandi icyo nemera cyo pe y'umuntu umuririmbiye ukamuhanurira ukagira utakanyurwa yanaguha ibirenze bya bindi wakagombye wamusaba mbere, kuko n'umusaba amamega arakohereza 5 nanga 2 cyangwa 2 kandi n'umusengere nta kintu umusabye agafashwa avuga ati uyu muntu twasenganye pe reka mugwira agafanta. Niko bimeze kandi ntabwo yagwira agafanta kari munsi y'10. Ariko yaguhamagaye ugahita ushyira ngo amamega imbere, ugahita ushyira ngo babwira ngo abantu ngo batishoboye ngo bakeneye ngo Bibiliya ngo hereza 25 ngo byo kugura Bibiliya ngo oya ari n'abaduhamagara nkababwira ati uburetse ndamanza ngo remega yego tuvugane. Niko bimeze. Umva rado dukwera Imana izaduhemba kandi haruko yabigenje nukuri ibi nukutubonja niko bimeze nukutubonja byiza biri imbere ndumugabo wo kubihamya cyane nukuri. Bose ukumva amavuta bimeze bite nta kibazo ntabwo bari kugukamura bitewe no kuba benshi bagahamagara ukumva biragize. nta bari kunkamura kuko buri saha ku saha iyo turangije gusenga hari igihe wita wibeka ahantu ukongera ugakora iki ukavoma kuko iwacu arako ahantu tuvomera heshi kandi none mu baturage ari igihe wihesa ahantu mu baturage kuko niwacu mu baturage bagaba dukeneye uhita uvoma yo ko kanya nuko ukaza nyine ukaba ku mavuta kuko amavuta tuvoma ntabwo ari ayo guhunika nayo guha ku bantu none nanditse n'abantu bakayaha abandi nuko nyine nta muntu wigeze guhamagara ngo akubwiye ati ariko ngikoreye nakubonye kuri YouTube nuko tuvuganye ndikumva bitandukanye. benshi bamwe bakavuga ngo kubera ko nadufashe gusa n'ukuntu tuganije ati byacu bitangiye kugenda neza. Yego kandi ari abantu batangiye nyine kuduhamagara kutubwira ati ibi byari byaranze ariko bikoze iki biremeze cyane ko hari umugabo wakoraga mu bitaro barangije baramwirukana barangije kumwirukana arangije arampamagana arangije ambwira ati mani igwaye ikindi cyo gukora arangije aravuga ati byanga byakunda ati nubwo itakampa kano kanya itambico gukora kano kanya atari ko byanga byakunda nanje mfite ibimenyetso. Komeza tubwire n'abandi twivugira Imana ni gahunda yo kugaruka nyine kugaruka tugashima kugaruka tukavuga ibitangaza Imana iri kudukoresha. Gaye turasengana bamwe Imana ibivugaho ibindi igira ikibikoraho kandi twizeye ko nibindi itari yakora izabikora kuko twe turavuga Imana igakora nukuri. Rado nta gihe ujya usengera nk'umuntu wakumva ibyo Imana ikubwiye kuri we ukibaza utari ku Mana wanciye iki cyase ukone nk'umuntu nyine wumva ko akomeye ukumva araguhamagara ati byo byonyine kubunyitabye ndumva nsubijwe nubwo nta kintu urambwira ariko kuba umfashe byo byonyine ndikumva nsubijwe ubyakira. Ibyo bibaho kuko tukiza hano twamaje kwa mushumba uyoboye itorero ati kuko yari yadusabye ngo tunyureho tumusengere ariko nje nabimwe mbibwire nabwiye ati naka nagaciro
kubera ko twicaranye nawe Imana yarabitubwiye ngo tuzicarana n'abakomeye erega twicaranaga n'abarenze na mushumba ariko Imana nabwo mbese yatwiciye iki yatwiciye umuzimu yego niko bimeze Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Ngiye kukure kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana Imana ishimwe nk'iminota 15 nta kibazo minota 15 uvuge ndaba nicecekeye ubwiriza uvuga Imana ubuhanuzi nibuze ubutambutse nanjye nihaza ubwanjye ndanabukeneye rwose ndabwakira ariko njye ndi gushaka bwa ndi burasohora vuba ndi gushaka nibura umunsi tutarike 5 nibura basi ubutarenza nk'ibyumweru 3 nicecetse bagere gukora nicecetse bagere gukora pe nshaka ubwihuta ku buryo nabuhanurirwa ubuteke 5 nibura nkazinjira mu kwezi kwa 10 ewana ndi nabyo karibu mwanya jambo ry'Imana reka tumanze dusengera ijambo arega ijambo rirera kugira ngo twimane tweze Mana nyiringabo Jehova urero urakiranuka uri mutabura uko wabigenza izina ryawe nirishimwe wageze kwa Zakayo umuhindurira izina igihe Yakobo yafashe marayika akamubwira ngo singure ku rutambo umugisha yamuhindurira izina natwe turakwinginze uwera wa Isirayeli abazakurikirana iki kiganiro uwera urakoze Yesu abazakurikirana iki kiganiro uzabahindurira abazina uzabahindurira ubuzima uzabahindurira ibihe haleluya haleluya uzakora ikinyuranyo muri kuno kwezi kuko uri Uwiteka jambo rye rirambwira ngo ntabaza ndagutabara kureka ibikomeye buje utamenya ubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema kandi ngo heje utaravuka urambwira ngo ushira kuba umuhanuzi ngo hanura amahanga izi saa tugiye guhanura amahanga nyura muri twe korera muri twe utambutse ubutumwa icyo shatse kuvuga ukivuge kuko uri Uwiteka ganzo tegeke byose bikumvire mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo riri muri Zaburi 35 turahera ku murongo waho wa mbere ibindi mwuka ganze kandi Uwiteka dushigikire ijambo ramira ngo nshobozwa na byose na Kristo umpa imbaraga haravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya enda ingabo nto nini uhagurukire kuntabara kandi ushingura icumu mu ntagara wimimira bangenza ubwira umutima wanjye uti ninje gakiza kawe abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro abaja inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma baterwe ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga kandi marayika w'Uwiteka abirukane inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri kandi marayika w'Uwiteka abagenze kuko bategeye ikigoyi ku busa badafite impamvu kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanje ku busa kurimbuka ku batungure ikigoyi yateze abari we gifata akigwemo Imana ishibwe kandi Imana ihabwe icubahiro amen tuvuge ngo amen jambo ratubwiye ngo Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya izi saa abantu badukurikiye Uwiteka agiye kuza kukurwanirira Uwiteka aje kukuburanira Uwiteka aje kukurwanira nibiri kukurwanya mu izina rya Yesu ngo Uwiteka burana n'abamburanya ngo Uwiteka arwana n'abandwanya ngo endi ingabo nini ingabo ndahendi nugusenga endi ingabo nini uhagurikire kuntabara kandi ushingura icumu mu ntagara wimimira bangenza Uwiteka yimimira bakugenza Uwiteka yimimira bakuhiga Uwiteka atesha agaciro ibyo bagutekerezaho mu izina rya Yesu arakomeza ngo ubwire umutima wanjye uti ninje gakiza kawe ngo abashaka ubugingo bwanje bakorwe n'isoni bamware uyu munsi isaha ngiyi abantu bashaka ubugingo bwe bamware bagisigira igisuzuguro mu izina rya Yesu ngo abaja inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma Uwiteka agira ibyo asubiza inyuma Uwiteka agira ibyo asunika Uwiteka agira ibyo yigiza mu izina rya Yesu amen haleluya 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 Imana nishimwe Imana nihabwe icubahiro Uwiteka naganze Uwiteka natuyobore ngabashaka ubugingo bwanje bakorwa n'isoni bamware abishimira ko ibyago byanjye bagira igisuzuguriro abishimira ko ibyago byanjye bagira urusuzuguriro Imana nihabwe icubahiro ngo abasha inama yo kungirira nabi baterwa ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga ngo kandi marayika w'Uwiteka akora iki abirukane inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri nasomye ijambo riramwira ngo ariko mu Bisirayeli
iri mu Kuva 11 umurongo wa 7. Nta numwe imbwa zizamukira mu bantu no mu matungo ngo kugira ngo bamenye ko Uwiteka atandukanyije Abisirayeli n'Abanyegiputa. Imana nihabwe icubahiro. Uwiteka nashingura icumu. Intego y'ijambo ni Uwiteka nashingura icumu muri kano kanya. Uwiteka nashingura icumu y'amadeni. Uwiteka nashingura icumu y'amagambo. Uwiteka nashingura haleluya no kutabyara ni icumu. Imana ishimwe n'icangiro ni icumu n'amadeni ni icumu no kuba mu kode ni icumu no kuba ku shumeri ni icumu no kuba mu byaha ni icumu ribari ryatubase. Ariko izi saa turategetse Uwiteka nashingura icumu mu ntagara yimimira bakugenza. Nawe ubwira umutima wanje uti ninje gakiza kawe. Ubwira umutima wawe uti ninje gakiza kawe. Uwiteka naguha agakiza. Izi saa Uwiteka naguha agakiza. Mana nihabwe icubahiro. Mana nitugire neza. Abashaka ubugingo bwawe bigaragara ko uruguhigwa, ariko abashaka ubugingo bwawe turategetse izi saha nibagira igisuzuguro mu izina rya Yesu. Nga abaje inama yo kungira nabi baterwa ipfumwe bamere nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Imana nigira ibyitumura ku buzima bwawe. Imana nigira haleluya haleluya haleluya. Imana nigira ibyitumura ku buzima bwawe. Imana nishimwe. Imana nihabwe icubahiro. Imana nitugire neza. Imana nidutabare. Imana nigira ibyo kangata. Imana nigira ibyo yigizayo. Imana nigira ikicagagura. Imana nigira ibyo itesha agaciro. Ngo abaje inama yo kungirira nabi haleluya baterwa ipfumwe bame nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Ngo nibwo umutima wanje uzishimira Uwiteka, azishimira agakiza ke. Imana nihabwe icubahiro. Nasomye ijambo rirambwira ngo amen. Icyatumye dusiga ikerete ni ukugira dutunganye ibidatunganye, kugira Imana ishingura icumu. Haleluya haleluya. Gira nawe ibyo wanga, gira ibyo uvamo, gira ibyo wiyaka. Imana itugire neza. Ushobora kuba icumu waritewe n'ibyaha, ariko turakwinginze haleluya haleluya, turakwinginze izi saha urakurikirana iki kiganiro, manza wihete gatoya kugira Uwiteka kugira Uwiteka ashingura icumu. Hari ibyo uramanza kuvamo, hari icumu Uwiteka ashaka kugukuriraho, ariko ndakwinginze nawe gira ibyo umanza kuvamo. Ijambo riramwira ngo nuko haleluya haleluya, ngo nuko Petero ngo yari mu nzu y'imbohe, ngo nuko umwami Imana araza ngamukuma mu mbavu, umuco wakamu haleluya, umuco wakamu mu nzu, ngarangije amukuma mu mbavu, ngaramubwira ngo byuka n'ingoga, ngako kanya iminyuruzi kuvaho, iminyuruzi ibyaha yawe iminyururu, hari iminyururu ugendana nazo. Imana itugire neza. Imana idushigikire. Nibihombo ni icumu, ariko Uwiteka agiye gushingura icumu, ariko nawe urabigiramo uruhare. Imana itugire neza. Imana idushigikire. Imana itubere ku rugamba. Imana idutabare. Imana iturengere. Haleluya haleluya. Ngundaka kubwira abantu ngo kugendana n'Imana ni kimwe, kugendana n'Imana ni kimwe, gutindana nayo ni ikindi, komatana nayo kikaba ikindi. Imana itugire neza. Ariko aka kanya ndakwingingiye, Imana yo kabyara ni gushingura icumu. Aka kanya utangira ubohoke mu izina rya Yesu. Rabi Adonai, asante Jesus. Imana itugire neza. Nasomye ijambo rimuri Nahumu 2 irambwira ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, aje kwamamariza iby'amahoro. Haleluya haleluya. Ku buzima bwawe Uwiteka aje kwamamaza iby'amahoro, maze igihe nta mahoro, ariko Uwiteka kuzana amahoro, maze igihe udatuje, maze igihe nta bitotsi, ariko Uwiteka aje kwamamaza iby'amahoro. Arakomeza ngo Yuda we komeza ibirori byawe, igura imihigo, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe, hari ibintu utazongera kumva, kuko Uwiteka aravuze ngo umunyabibi ntabwo azongera kunyura iwawe yatsembweho. Tujye gusenga. Amen. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Imana yacira rengera. Imana yacira tabara. Imana yacira kiza. Haleluya haleluya. Iyo uciye bugufi Imana ibasha kukugirira neza, ariko ishungura icumu, ishingure icumu. Imana itugire neza. Imana idushigikire. Imana itubere ku rugamba. Tugiye gusenga, ariko fata ahantu mu kwizera, ahantu Uwiteka aragushingura icumu. Nimba ari ku byaha ubwira Uwiteka ngo nyeza, nimba haleluya ari ku burwayi ubwira Uwiteka ngo nkiza. Tugiye gusenga, Imana ishingura icumu, kandi haza haleluya haleluya haleluya. Icyo Imana igiye gukora kigiye gutuma abantu benshi basishima. Icyo Imana igiye gukora, icyo ivuze ni kimwe, icyo igiye gukora kigiye gutuma abantu bakora iki? Bashima. Imana itugire neza. Imana idushigikire. Warakoze biranga, ariko Uwiteka
aravuze ngo itandukanye n'ikibi, agiye gushingura icumu mu ntagara yimimira bakugenza. Ushobora kuba ari inyatsi iri gutuma urubantu ufate, ariko Yesu yabwiye abigishwa arabira ngo mwigize mucyura ubwato mwigireho gatoya, hari ibintu ugomba kumanza kuvamo kugira ibyawe bisobanuke. Imana itugire neza. Ijambo rirambwira ngo bazana umugore Yesu umugore yaramugannye, yarangije aramubwira ngo ngwino uje iwanje unkize unkirize umwana. Yesu aramubwira ngo ntabwo nafata ibyo kurya byanje ngo mbigaburire imbwa. Ushobora kuba uri gusaba uri mu ntoki, manza ubwira Uwiteka ati shingwa icumu y'ibyaha wimimira bangenze. Yesu aramubwira ngo ntabwo mfata ibyo kurya byanje ngo mbigaburire imbwa. Imana itugire neza, Imana idushigikire. Uri gusaba uri mu ntoki, uri gusenga uri mu ntoki, uri kubwira Imana ngo ikurengere weho uri mu ntoki. Amen. Uwo mugore agira ijambo ry'ubwenge aramubwira ngo Yesu nimbwa irya guturyo duturutse kuvungunyukira bw'abashebuje. Yesu aramubwira ngo uvugize ijambo ry'ubwenge. Imana itugire neza, Imana idushigikire tujye gusenga. Muri byo ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Uyu mwuka ni utuyobora akatwemeza ko tuzagera mu ijuru. Ni nawe tubwira ngo byanga byakunda aha mwakoze ibyaha, ariko haleluya haleluya, izi saa turategetse. Imana ishingura icumu mu ntagara yimimira bakugenza. Imana idushigikire, Imana idutabare, kandi Imana nawe kurengere aho waba uriho hose. Udukurikiye waba mu Rwanda, waba muri Amerika, haleluya haleluya, waba mu Budage, waba mu Burayi, waba muri Kongo, waba Uganda, waba mu Rwanda, Uwiteka ashatse gushingura icumu. Tujye gusenga Imana. Mana turagushimye, urera urakiranuka, uri mutabura uko wabigenza. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Dusenya abantu badukurikiye n'abakurikira iki icumu muri no minsi. Haleluya haleluya. Kandi dukoresheje itegeko, harabugiye gushingura icumu mu ntagara wimimira bagenza, harabugiye kuburanira imanza, harabugiye gukura mu haleluya, harabugiye gukura mu gihome. Kandi buri muntu wese bitewe nuko agiye kukwizera, niyo mpamvu ugiye kumugira neza. Cyo ganza utegeke buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro. Haleluya haleluya. Asave ngo yari yatabaye, bamwe bavuga ngo yari yarabitubwiye, bamwe ngo twumvishe Imana ivugana natwe. Urakoze ko biremwe nonaha, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Akireza ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Ibyiringiro ngibyo twabihabwa nde n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu twoherere uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi turawukwiriye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Kabiri, umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wowe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Musabuti garuka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba mwami Yesu twohereze uwo mufasha
wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turawukwiriye rwose dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye turagusaba mwami Yesu twohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turawukwiriye rwose turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turawukwiriye rwose dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Haleluya, haleluya, amen. Numvise indirimbo ije Yesu mwene Dawidi, Imana ishimwe. Numva nyine tutagenda tutayiririmbye. Turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turawukwiye rwose dukeneye mwuka wera. Iyo umuntu ari umusore aba muri ghetto ntabwo tubyita urugo tubyita ghetto, ariko hagezemo umufasha yazanye umugore urubu rugo abantu bakamusura batari kwishisha. Natwe we dukeneye umufasha kugira ngo aza dufashe mwizi ntambara zitugora, mwizi ntambara tubwira abavandimwe bacu ngo badufashe kuzirwana, ugasanga bafite izirenze zacu, tukabwira inshuti zacu tugasanga n'abatishahungira ukumbwira ibyo nuko utazi ibyo mfite, ariko umwuka wera naza azahindura bya. Haleluya, 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 haleluya. Azaza cinzira ubundi dutambuke tunezerewe. Imana ishimwe. Ndafashijwe, nanjye ndafashijwe. Imana ishimwe. Ariko ari igiteko kivuga ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri. Weho genda usenga umubwire ngo mwuka agaruka. Amen, amen. Nuko eka dusoze nawe eka dusoze. Radio Imana iguha umugisha. Namwe Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Atanga nimero yawe n'ubundi wakumva fashijwe n'ibikurimo azaguhamagare musengane. 079 80 617 90. Subira muvuze uri kwiruka. 079 80 617 90. Imana ibaha umugisha. Amen.